Sewanyana yadushyirira ibendera rya Wazalendo kuri screen hanyuma mu kanya tukavuga n'abayobozi Wazalendo iri kuvuga ko bashobora kuyobora iyo guverinoma. Ibi bintu ntibisanzwe diza. Ibi bintu ntibisanzwe ku gihugu icyari cyo cyose ko umutwe w'inyeshyamba cyangwa se imitwe y'inyeshyamba ifatanya na leta igera ubwo ivuga ngo twebwe ahubwo reka twishyire guverinoma yacu. Ubundi twe tuzi ko ari inyeshyamba zibikora zirwanya leta, none ni inyeshyamba zikorana na leta. Ibi bintu rero byaciye igikuba muri Uvira n'ibindi bice. Undi umuntu wasopanyije Uvira akazana General Gasita yatanze umujyi. Regada Yatanze umujyi kandi ibi bintu zabigarukaho cyane Uvira nifatwa na M23. Kabwe duhora tubibabwira. Nigo nshobora kuba nabigarukaho birambuye nibwo amakuru abari hirya no hino ari byo twumva nitubibabwire. Yego. Dore ngiyo guverinoma. Ngiyi abantu bari kuri YouTube channel yacu Radio Shingiro 107 n'ibice 5 FM. Ngiri ibendera rya guverinoma ya Uvira, Fizi na Mwenga niko banayisi. Uswari ariho hakorera abawazalendo benshi cyane. Barabaharunze benshi. Bageze ku 300 mibare mfite mpero. Turwasaba abantu n'abari benshi. Ni benshi cyane. Niyo mpamvu kugeza uyu munsi na leta ya Kinshasa cyangwa leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta kintu ishoboye gukora ku bawazalendo nkuko na Generali Major Sylvain Ekenge yabitangaje ngo nubwo dukorana nabo ngo ariko ngo ntabwo tubayobora. So kugaragaza ko nyine batabayobora bashatse bashinga guverinoma yabo nk'ukuntu banabikoze. Iyi guverinoma rero utigizwe na bande baba ntuza bose baba generale bo muri Wazalendo bose bahawe imyanya. Duhere kuri generale wa mbere, sinzi niba izo banyana najya batubonera. Urumva generale wa mbere ari nawe wabaye president wa Republika d'Uvira Fizi Mwenga yitwa Amuri William Yakutumba. Yahoze batarabagira Abawazalendo yari ahagarare Maye Yakutumba. Baramwitiriye nyine izina hari muri Kongo ushinga umutwe w'inyeshyamba bakakwitirira izina rya. Urumva yitwa Amuri William Yakutumba. Niwe perezida w'iyi guverinoma. Nka data vice president ni bambe premier ministre cyangwa se ministre dore Yakutumba nguwo perezida ngo perezida wa Uvira byarangiye. Ariko nibyo none se niba uyoboye igisirikare muri Uvira atarigeze avuga wakagera akavuga ati ntidushaka General Gasita hangaha akamenyesha na Kinshasa bakamuhamagara kuri telefone bakabwira Yakutumba bati Yakutumba twebwe twohereje General Gasita nitwe twamwohereje niwe ugomba kubuyobora urugamba ho ngaho. Yakutumba ati no rapatrie ou la mort. Uvira est morte. Ahita avuga ati Uvira ville morte. Ubwo rero nyine urumva ko uwo muntu abafite ububasha n'ubushobozi bukomeye. Minisitiri w'intebe w'iyi guverinoma yitwa Lumatela Ehota. Lumatela Ehota sinzi ko bamutubonera. Hanyuma rero bafite na chef d'état major. Gabo mukuru w'ingabo za Republika ya Fizi Mwenga. Na Uvira. Chef d'état major muri iyi Republika ya Uvira Fizi na Mwenga yitwa Rene Itongwa. Reka batipe basina barayobora iminsi mike. Bararyaho. Iminsi mike ariko bararyaho. Barabatwara iki? Barabatwara iki? Bari ya M23 ntigiye kuhabasanga. Naringize ngo ushatse kumwira ko ari leta. Dore problem ihari. Problem hari ningi kandi inakomeye cyane. Nuko bano bantu nibamara kwigiraho M23 kinjira. Uburundi bwo dufite amakuru ngo buzafunga umupaka babagumisha Uvira. Rekada? Hanyuma Wazalendo bagume Uvira. M23 zabafungira yahubwo ubwo irabitegura. Hanyuma amagereza menshi babarushakire Ngoma Nzito.
chef d'état major ajuwe wungirije General Ngoma Nzito rwose niwe chef d'état major ajuwe urumva ariko siko batamugize chef d'état major ariko bayakutumba baramuruta baramuruta bayakutumba na ba René Itongwa baramuruta. Hanyuma rero bafite na commanda des opérations cyangwa se umuntu ushinzwe ibikorwa bya gisirikare bamwita General Makaniki abatepe ziko bahumuye bayishinze ariko bashyireho nabaguhaye se wanya ukuntu bicaye n'amazina yabo ahantu bari mu nama. Hanyuma rero hakaba commanda province cyangwa commanda wa province yitwa General Mayele. Iyo rero ngiyo guverinoma ubwo mukanya baraza kutubwira n'abaministri byanze bikunze kuko abangabo ubwo nabayoboye iyi leta Republique Democratique d'Uvira Republique y'igisirikare numva abantumye perezida w'igihugu bashyiraho n'abashinzwe état major by'abaministri ntiyo bareba bana nyagasani ni guverinoma militaire yego rero sinakaguhaye ugiye kugashyiraho. Hanyuma rero diza ese kuba Wazalendo igaragaje ubushobozi busumba bw'igisirikare cya leta ikabishinze n'iyi guverinoma tube turetse gatoya ku bya M23 kuri leta harakurikiraho iki? kuri leta nyine ni umujyi wa Uvira urafatwa na M23 nta kindi ni kuko ukuvuga ngo uyu munsi hariya mu mujyi wa Uvira bano ba Mayimayi abangaba bahindutse Wazalendo inkunga bakoresha ni inkunga iva Kinshasa ndetse babahaye support babaha abarundi babaha hari FARDC hari abacancuro rero kuri no shuri no dufite yuko abarundi batangiye gucika intege bavuga ati n'ubundi izi dage turimo gufasha ntacyo zishoboye zirimo kuzana ubugoryi zikavanga urumva uyu munsi kuva General Gasita yajya yinjira Uvira urabona ibitero by'amadrone yagizemo uruhare byahise bihagarara kandi n'ikoranabuhanga rinjirirwa. So uyu munsi rero ni ubumango turi mu ndabigarukaho Perezida Felix Tshisekedi yatumije inama y'igitaraganya aho bagiye kuganira nyine kuri ne situation iri mu mujyi wa Uvira ariko ibingibi byose nibigaragaza yuko umujyi wasopanye iby'umujyi wa Uvira byo byabaye ibindi bakoranaga basopanye Uburundi bugatangira nabwo gusubira inyuma bufite ubwoba bavuga butaba abantu bagiye gutuma dutanga igihugu cyacu. Nekereza ko ku rundi ruhande aho abayobozi bo mu nzego z'igihugu haba mu gisirikare naho aho bari bashobora kuba bicuza bavuga ati kuki twaje muri no ntambara iyo tuyireka natwe tukajya tubirebera nk'abandi bose tukabirebera tukajya tubirebera nk'abandi bose twari kuba uyu munsi twiturije wari kuzatsinda twari kuzajya tubana neza imipaka tukayifungura ariko aho bigeze bigeze aho kwicuza kandi abarundi nubwo barimo ngo gushaka gusaba imbabazi M23 nundi amakuru mfite nuko M23 izazibaha erge M23 ari ababyeyi bazazitanga izazibaha ibabwira iti rero nitugera Uvira muzirinde gukomeza gusopanya nimo dutere bagira ahantu basinya amakashe babike impapuro hanyuma ariko abarundi ni bataza gusaba imbabazi Uvira gafatwa ni hatari nukuvuga iyi guverinoma bitakwira maze kuyitangaza yavuga ko bitakwira ndetse nawe ashobora kuba hari amakuru avuga ko ashobora kuba yatawe muri yombi tutari twamenya neza. FARDC isigira umujinya ikimara kumenya aya makuru guhera saa moya z'ijoro FARDC isigaba ibitero kuri Wazalendo urumva Wazalendo ariko ikigaragara ifite ingufu kurusha FARDC dore ya guverinoma ngiyo abantu batabazi banabarebe urumva Wazalendo ndetse ibyo bitero bya FARDC yabisubije inyuma kugira ngo mvuge ukuntu Wazalendo noneho bakaniye bavuga bati guverinoma ahubwo dutegereje mu 23 ariyo duhangana n'abati FARDC niba nta kigenda. Batangiye kurasana rero na FARDC ndetse bigera nubwo ingabo z'abarundi zo zireka kurasa zisubirira inyuma
urumva ahubwo zo ziravuga zitireka twebwe tujye kurinda imipaka yacu bahita bajya za Kavimvira baravuga ati Wazalendo na FARDC bashobora kurasana akagira abahita bambuka bajya iwacu kandi byaba ari ikibazo bahita bagira gute harimo n'ubwoba bwo kuvuga ngo dushobora kujya kurangarira Uvira bakadusanga Bujumbura batugose natwe tukabura aho duhungira ubwo rero birimo kuba hariya mu mujyi wa Uvira bundi ntabwo ari igitangaza kuri Kongo usibye ko barihishe muri no minsi hagashorwa amafaranga menshi cyane ariko ikintu kirimo kugaragara neza nuko nubundi muri Kongo bashoye amafaranga ariko intambara ntabwo ushobora kwirwana mu mwaka umwe cyangwa 2-3 ni igihugu ubundi cyakagombye kuba cyariyubatse urebye n'ubukungu gifite kikaba gifite igisirikare gikomeye urebye n'amafaranga gishoramo Kongo iri mu bisirikare bya mbere bikomeye kuri Afurika bigendanye n'amafaranga ajyamo ariko amafaranga ajya mu bantu bake ngo muri Kongo urabona nko mu Rwanda urabona ko nk'abantu b'abasirikare bafite banke bahemberwamo barya bahita gute zigama CSS amafaranga araza akagera direct kuri konte muri Kongo rero general ni uhemba abafite uwo bita admin we na admin barafatanya amafaranga aza mu bifuka mu makarito aza mu bikapu bakikorera bakazana bagashyira muri hari batayo brigade aruhukira muri division kajyana muri brigade kajyana muri batayo kugeza kuri runaka ayo mafaranga rero aza muri division bakayashyira muri batayo niho bigarukira n'uwango general arayafata abakuraho icyacumi cy'ubundi yamara kuyafata akagenda akuraho icyacumi ku rwego rwa division ahemba n'abandi ba general hanyuma asagutse akayaha ba colonel bayobora amabatayo colonel nawe mu gatondo musururu moja niba uko kwezi waramusuzuguye aragukata bahembwa nk'abakozi bo mu rugo urumva ubona abakozi bo mu rugo nko mu Rwanda benshi hari n'abasigaye bahemba kuri momo no kuri konti ngo niba atakwiyumvamo aragukata niba waramushimishije uko kwezi arakata hayongera niba atarimo kukumva neza uko kwezi nta guhemba ahita akubwira ati ndagukata ahita ati wowe ku kwezi kwabaye nile kwabaye imfawe sati tuzongere mu kwezi gutaha ati we kunsuzugura uzi ko ndi komanda sha ati weho ndagukasa cyangwa uku kwezi guhembwa kwawe ni hasi urumva rero icyo gisirikare kirajegajega warangiza muri uko kujegajega kw'igisirikare ukahita uterekamo abandi bantu b'umitwe y'inyeshyamba urabona muri Kongo hariya cyane cyane mu burasirazuba bano bayakutumba baricaraga bakavuga bati twebwe dukeneye kubaho akahita agenda akavuga bati mu nshakire hari utudorari nabonye mu nshakire mu gihe nk'eshatu bakahita bazimuha bamara kuzimuha akahita agenda agakora utubariyeri mu midugudu nk'itatu akahita akora utubariyeri yamara kudukora umuntu wese uhaciye akamusoresha amafaranga abonye akongera akagore mu gihe ya 4 gutyo agashinga umutwe w'inyeshyamba agenda rokirita abantu abashyiramo leta ya Kongo irangijije yinjiye mu ntambara bantu bamburaga abaturage aho kugira ngo ibarwanye irabifashisha bajya kurwanya umutwe witwa M23 wo utajya uvugwa mu bikorwa byo gusahura abaturage ahubwo leta inabagira abafatanyabikorwa ba mbere bari kwibere abo bantu rero ukimara kubiyegereza noneho yama bibakoraga aba noneho ahawe umugisha baba bamaze kubeza bavuga bati kaze mukora amabi abantu bavuga gusambanya abagore babandi gufata abana ku ngufu gukorera iyicarubozo abaturage none babaye abantu ba guverinoma so muri no minsi rero abangaba kugira ngo bazamuke bagere aho bashinga izi no guverinoma bo kubera amadroge banywa n'ibiyobyabwenge bakubitanye n'igisirikare cya Kongo cyo kirimo n'abayize amashuri bize ni Burayi ariko batinya intambara kubera ko nta gushyira hamwe igisirikare bisaba gushyira hamwe ukaba ufite inzego z'ubutasi zikomeye kwitanga kuri order
kwitanga ibyo byose rero mu by'ukuri kugira ngo kwitanga kubeho nuko ibintu biba byubakitse rero byarasenyutse. Rero ibi ngibi ni ibihita bituma umujyi wa Uvira ba wazalendo bavuze ko bagiye kuyobora bashinze repubulika yabo, ariko mu by'ukuri ino repubulika ikaba irimo guha M23 gufata uyu mujyi mu buryo bworoshye, kubera ko kuba bashinze repubulika ubwo FARDC yagiye ku ruhande, abarundi bazanywe na FARDC ntago bajya kuri wazalendo, bagiye ku ruhande. Hanyuma kandi abacancuro bo ni n'urucabana bo bakorera ku masaha umunsi niba baje ku kazi mukirwa muryana we isayo zigeze ayarayahembwa tase ati abari umuntu umubwira ati nsinyiraha witahire uzagaruke ejo n'ubundi amafaranga yiwe abagomba kuboneka umunsi ku munsi. Diza tudatinze iyi guverinoma ya wazalendo turaguma kuyikurikirana tumenye ibyayo. Reka twigire kuri Makenga. Ino ngingo reka tuyive iyi ngingo. Hanyuma rero twerekeje ku rugamba rwo gufata umujyi wa Uvira. Twabwira aho rugeze. Tubanje kubasasira. Manze umenye ukuri kuri muri Uvira. Kari mu Uvira kuko biradufasha no kubasobanurira aho urugamba rugeze none. Aho urugamba rugeze. Haha twagiye. Amakuru rero kunameze. Nuko kuri no nshuro akavuyo kabonetse mu mujyi wa Uvira, hakaba hagiyeho guverinoma wazalendo bashyizeho guverinoma yabo kuri ubu ngubu